Reka twongere dushime umwami Imana yabanye natwe mu cyumweru gishize twigana amagambo y'iki cyigisho. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iki cyumweru rero tugiye gutangirana insanganyamatsiko ivuga ngo yaciriwe urubanza kandi arabambwa. Iki nicyo cyigisho tugiye kwigana muri iki cyumweru. Ndakwinginze kugira ngo tuzabane muri iki cyigisho, Uwiteka umwami Imana abidufashemo. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Aho iki cyigisho kizaba gishingiye cyane mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 15, Luka igice cya 13 umurongo wa mbere, Zaburi ya 21 umurongo wa 18, Yohana 20 umurongo wa 24 kugeza 29. Aho icyo kwibukwa kiboneka muri Mariko 15 umurongo wa 34 havuga ngo ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eloi Eloi lama sabakitani, risobanura ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje. Ndakwinginze inshuti mukundwa, ubwo tugiye kwigana amagambo y'iki cyigisho cy'iki cyumweru, tugiye kurushaho cyane dusobanukirwa n'umubabaro wa Kristo, ubwo Kristo yadupfiraga ku musaraba, uburyo Kristo yaciriwe urubanza bikamugeza ku kumanikwa ku musaraba, ariho naho hari intsinzi yacu. Ndakwinjiza kugira ngo tuzafatanye muri iki cyigisho cy'iki cyumweru. Nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusenge Imana mbere yo kugira ngo tujye mbere mu cyigisho cy'uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye ko wabanye natwe, tugushimye ko wongeye kuduha amahirwe yo kwigana ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo ubashe kuduha gusobanukirwa n'iri jambo ryawe tugiye kwiga. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mariko 15 ni umutima w'inkuru y'umubabaro. Hagaragaza urubanza rwaciriwe Yesu, gucirwaho iteka kwe, kugirwa urw'amenyo n'abasirikare, kubambwa kwe, urupfu rwe no guhambwa kwe. Muri iki gice ibikorwa bigaragaza mu buryo bugaragara neza, kuko abanditsi b'ubutumwa bwiza baretse ibikorwa kugira ngo ubwabyo byivugire. Muri iki gice cyose gushinyagura mu buryo bw'inura bifite uruhare runini. Kubw'ibyo ni ingenzi gusobanukirwa n'icyo gushinyagurirwa ari cyo. Akenshi gushinyagurirwa, kuninura biba bikubiyemo imigabane 3. Umugabane wa mbere, inzego ebyiri z'ubusobanuro. Uwa kabiri, izo nzego ebyiri ziba zihabanye cyangwa rumwe ruvuguruza urundi. Kandi icya gatatu, umuntu ashobora kudasobanukirwa no gushinyagura, kuninura, kandi ntamenye ibirimo kuba cyangwa ngo amenye ko ari we uzagerwaho n'ingaruka. Nshuti mukundwa, dukwiye gusobanukirwa no gushinyagurirwa, tukamenya n'uburyo Kristo yashinyaguriwe. Muri iki cyumweru duhereye ku kibazo cya Pilato kigira kiti, ni wowe umwami w'Abayuda? Kugeza ku gukobana kw'abasirikare binyuze ku kimenyetso cyashizwe hejuru y'umusaraba wa Yesu, ndetse no gusekwa n'abayobozi b'idini ubwo bavugaga bati, yakijije abandi ntabasha kwikiza, hamwe no kugaragara mu buryo butunguranye kwa Yosefu umunyarimataya. Iki gice cyuzuyemo gushinyagura
kuninura gukomeye kugaragaza ukuri gukomeye kwerekeranye n'urupfu rwa Yesu nicyo rusobanuye. Nshuti mukundwa, ndakuraritse kugira ngo iki cyigisho cy'iki cyumweru tuzafatanyirize hamwe kukiga, dusobanukirwe neza n'uburyo Kristo yashinyaguriwe n'urupfu rwa Kristo, turusheho kurusobanukirwa narwo, maze turusheho kumenya nicyo urupfu rwa Kristo rwari rutumariye. Kuwa mbere rero tuzigira hamwe ingingo ivuga ngo niweho mwami w'Abayuda, maze kuwa kabiri tuzareberamo ingingo ivuga ngo ni amahoro mwami w'Abayuda. Nuko nitugera kuwa gatatu turebe ingingo ivuga ngo kubambwa, maze kuwa kane tuzareberamo ingingo ivuga ngo yaretswe n'Imana, maze kuwa gatanu tuzareberamo ingingo ivuga ngo yarahambwe aruhukira mu gituro. Nshuti mukundwa, ndakuraritse kugira ngo ibi byigisho cyangwa se icyigisho cy'iki cyumweru tuzafatanyirize hamwe kukiga, nicyo ngusabiye nanjye nisabira muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turongeye turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Tugushimiye ko ubuntu bwawe udahwema kutugirira, ukomeje kubudusakazaho. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe muri iki cyumweru, ubwo tugiye kwigana amagambo yawe, amagambo akomeye cyane. Ukomeze ubane natwe, kandi Mwuka wawe wera abare utwiyoborera. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti mukundwa, wowe ukunda kwiga ibi byigisho biyobora abakoze kwiga Bibiliya, ndagusabye kugira ngo ibyigisho ujye ubasha no kubisangiza n'abandi badafite uburyo bwo kuba babyiga, ukabibasangiza mu buryo bwo gusakaza amashusho yabyo, maze tubashe kubyigira hamwe, twese tubashe kunguka, twumvira ku cyo Imana ishaka kutubwira binyuze muri ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Kandi waba ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi watanga kuri ibi byigisho bijyanye n'uburyo tubyigamo, ujye ubishyiraho muri komantere, maze tuzajya tubireba dufatikanye kubisubiza n'ababashije kubibona bose. Rero reka dukomeze twigire hamwe ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Amahoro y'umwami Imana akomeze abane namwe mwese, nicyo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.